Ndabashuruje mwese abadukurikiye nkuko bisanzwe ni HUMURA TV. Nkuko bisanzwe rero duhora tuyibabwira ni televiziyo igamije guhumuriza, gutanga ubujyanama ndetse no kwamaganira kure ihohoterwa rikorerwa mu miryango. Cyane cyane twibanda ku miryango itarabona urubyaro. Ibyo ngibyo rero tubikora binyuze mu biganiro tunyuzaho buri munsi, ibyigisho, ubuhamya butandukanye ndetse na filime mbarankuru ishingiye ku buhamya bw'ibyabaye muzisomera mu gitabo Humura nawe uzabyara. Murakoze, reka dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dusenga, hanyuma tuze gukomeza na topic iryoshye cyane. Ntimuze kugira rwose icyo mutakaza, ni topic iryoshye, mukurikirana ikiganiro. Ni topic ivuga ngo ese ni izihe ngaruka ziboneka igihe imiryango itegereje urubyaro itumvikana mu gihe bafite amakimbirane. Ese hari ingaruka by'ababitera? Mwikurikiranire mu kanya. Reka dusenge. Data wa twese, turagushimiye, twongeye kugushimira ko twemereye uyu munsi kugira ngo tuganire kandi byubaka umubiri, bikubaka n'ubugingo bw'abana bawe. Ubane natwe muri iki kiganiro cy'uyu munsi, kandi ibyo tuvuga ntaba ari twebwe. Nami ndakwinginze unkoreshe n'abakurikiranye iki kiganiro, ubahe kugira ibyo bumvamo bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Imiryango itabanye neza igitegereje abana, uyuzuze, wongere uyibemo, uyunge ubumwe, urukundo rwawe rube hagati muri bo. Ikitavuga Imana cyose kiri hagati muri bo kirukanwe mu izina rya Yesu. Ngaho rero ubane natwe, iki kiganiro kibagirira umumaro, mu izina ryawe Yesu tubisabye twizeye, amen. Uyu munsi turaganira ku ngaruka ziboneka mu miryango ifitanye amakimbirane igitegereje urubyaro. Ese hari umuryango uzi ugitegereje urubyaro? Hari umuryango uzi utumvikana, utabanye neza kubera ko bagitegereje urubyaro? Nibyo tugiye kuganiraho, kandi ndabibutsa kuzajya mutanga ibitekerezo byanyu kugira ngo buri munsi tuganire ibyungura bizatugeza heza. Ese ubusanzwe amakimbirane agaragara muri izi ngo, muri iyi miryango, aturuka hehe? Akenshi iyo imiryango igitegereje urubyaro haba hari ikibazo. Ubundi umuryango, iyo umuntu ashatse, umugabo n'umugore bakaba hamwe, ikiba cyitezwe nk'imbuto cyane nuko babyara hungu na kobwa. Murabizi ko niyo umuntu yagize ubukwe, amashusho menshi atangwa baba babifuriza ngo muzabyare hungu na kobwa. Ni rwo rugo ruhire baba bavuga. Ariko iyo umuntu ageze mu muryango, umwaka ugashira, ibiri gashira, itatu igashira, bitangira kuba ikibazo. Ese byaba ari imbogamizi bikaba binakurura amakimbirane? Yego. Akenshi usanga habonekamo amakimbirane atangizwa no kwitana ba mwana. Umwe akavuga ati ni wowe wanze kubyara, undi akavuga ati ni wowe wanze kubyara, undi nawe ati ni wowe ufite ikibazo, undi ati ntabwo ari njye ufite ikibazo, ni wowe ugifite. Ugasanga izo ntonganya za hato na hatoya zibyaye ikintu kinini. Rero uyu munsi turibaza ngo ese hari ingaruka zaba zituruka muri aya makimbirane? Yego, ingaruka zirahari kandi nyinshi. Uyu munsi ntabwo turi bubashe kuvuga ingaruka zose, ariko muzi ingenzi nkeya dushaka kuvuga. Reka tuvuge ku mutungo w'umuryango. Umugore n'umugabo barakora kugira ngo bazamure iterambere ry'urugo, ariko iyo harimo agatotsi, ntibagire icyo bumvikana, umutungo utangira gusubira inyuma. Nimba hari uwacuruzaga, nimba hari uwakoraga indi business, byanga bikunda bibagiraho ingaruka. Ugasanga ubukungu bw'umuryango butangiye kujya hasi. Icya kabiri nuko iyo bitana ba mwana hatangira kuzamo gucana inyuma. Umugore akajya gushaka abandi bagabo, n'umugabo akajya gushaka abandi bagore. Muzi iki ibyo ngibyo bizana? Iyo habayeho gucana inyuma, habaho gusesagura umutungo,
kandi nyuma yo gusesagura umutungo hari ubwo usanga hari abana bavutse nyuma y'umuryango. Ibyo ndabyita kubyara abana hanze. Umugabo ashobora kujya hanze akabyara abana, umugore ashobora kujya hanze nawe akabyara abana ababyaye ku wundi mugabo. Abo bana baba bavukiye hehe? Uwo muryango uba uzongera kubaka ukaba umuryango se? Oya. Indi ngaruka ya gatatu tutakwirengagiza nuko hatangiraho kuba gushwanira imitungo. Umugabo n'umugore basezerana, murabizi hari abasezerana kuvanga umutungo, hari abasezerana kuwuvangura, hari abasezerana kugira umutungo muhahano, ariko byose ni umutungo kandi w'umuryango. Iyo rero abantu batakiri kumwe, byanga bikunda baba bagomba kugira uburyo batwara umutungo. Buri wese atangira gukurura yishyira, buri wese agatangira kuzana ibye. Ubwo divorce ntibitangiye, iyo ni ingaruka yindi tutakwirengagiza ikomeye, ndetse kenshi irimo irabaho mu miryango nyarwanda. Iyo divorce ibayeho hari byinshi biba bitakaye, n'umuryango nyarwanda ubugize ikibazo. Nyuma ya divorce ntabwo twakwirengagiza amagambo avugwa, intugunda zibaho n'imirwano ibaho, rimwe na rimwe ugasanga hajemo no kwicana kandi bitari bikwiriye. Ese ni iki twakora kugira ngo twirinde izi ngaruka ziza mu muryango ugitegereje kubona abana? Ari umugore ari umugabo ntago atanga umwana, muri bo nta n'umwe utanga umwana, ariko ni byiza ko bombi hamwe nk'abantu bafatanijwe kwitwa umwe bashakira hamwe igisubizo cy'ikibazo bafite. Ibyo rero nibyo bizatanga icyizere cy'uko aya makimbirane atazavuka. Ese birashoboka? Ese byakorwa gute? Ese aya makimbirane ko atagira ingaruka ku muryango nyirizina wonyine, kuko n'abawukomokamo bagira ingaruka? Ese ntago mubabazwa no kubona abana banyu batandukanye? Ese ntubabazwa no kubona mukuru wawe cyangwa musaza wawe cyangwa murumuna wawe yatandukanye n'umugabo, yasenya urugo? Isenyuka ry'urugo rigira ingaruka ku muntu uwo ari we wese, ni mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko birashoboka rwose, birashoboka ko twabyirinda. Birashoboka ko dushobora guhagarika aya makimbirane yo mu muryango binyuze mu nzira nziza yo kujya inama, guhumurizanya, ndetse no kuba hafi imiryango igitegereje urubyaro. Ikindi kuri mwebwe miryango mutegereje urubyaro, mugerageze kwirinda amabwire, yaba ku ruhande rw'umugabo yaba ku ruhande rw'umugore, buri wese abijisho, mwirinde kumva amabwire. Ikindi ni ukwirinda kugira urwikekwe, ahanini ni nacyo cyica ibintu. Kumva ngo ntiturabyara, kumva ngo turacyategereje, kumva ngo abantu batureba baratubona gute, kumva ngo bari abantu ngo duturanye badutekerezaho iki, kumva hari umuntu ugira urwikekwe ku buryo ubona ugiye. Hari uwo duherutse kuganira yarambwiye ati mukuri nabaye marene, ariko mba marene nibaza ngo ese muri bridal shower mfite ibyo nzavuga nta kintu bitwaye, ariko se muri baby shower nzagenda mvuga uko barera umwana nta niyo mfite yavuyemo, nta niyo mfite mvuga ngo basi ngo naratwise ivamo cyangwa ndamubyara arapfa. Urwo rwikekwe rero ruhora rutuma ibintu bitagenda neza. Wajya gusura abantu bafite umwana bakavuga aba bantu nimbaterurira umwana ntarigeze umwana bashobora kuntekerezaho ibindi bintu. Abenshi bakunze kugira urwo rwikekwe. Mureke kugira urwo rwikekwe. Urwo rwikekwe ni rubi, ruhora rugusubiza inyuma, ndetse no mu bitekerezo rukagusubiza inyuma. Urwikekwe mwaba muri mu nzira uri kumwe n'umugabo wawe, nta kibazo ubwanyu mufite, mu rugo murishimye muranezerewe, ubuzima n'ubusanzwe, ariko wagenda mu muhanda ukavuga runaka yanyitegereje cyane, ubwo runaka ari kundeba cyane buriya aramvuze tu, buriya ni ngiye warimo arareba.
ni njyewe arimo aratekereza, ni njye wajya mu rusengero ukicara, wajya ahantu hose ugiye muri congregation runaka ukabona nutakureba ugasanga niho warimo arareba. Iryo ni hahamuka, urwo n'urwikekwe rutagakwiye kubabamo. Mwebwe mushyire, put your trust in God, mushyire kwizera kwanyu mu Mana, ibyiringiro byanyu mubyerekeze ku Mana, mureke kugira urwo rwikekwe, kuko nutangira kugira urwo rwikekwe ejo ruzaba rwaguteje ikibazo. Nugira urwo rwikekwe nirwo ruzazamura umwuka mubi mu rugo, utangire kumva urabihiwe, utangire kumva ubuzima ntiburyoshye, utangire kumva hari ikibura, utangire kumva hari ikintu kitari kugenda neza. Umugabo nakuvugisha umusubize nabi, umugore nakuvugisha umusubizanye umutima mubi, umubwira nabi. Nimubeho mu buzima nk'ubwo mwakabayemo mugishakana, bwa buzima bya bihe, mwibukiranye ibintu Imana yakoze mbere yuko mubana, mwibukira n'ibyo Imana yakoze nyuma yaho mubaniye. Hari byinshi mwakubakiyeho bikabafasha gutegereza mutagiranye amakimbirane. Amakimbirane rero afite ingaruka nyinshi cyane, afite ingaruka nyinshi, kandi ntago zisenya umuryango wawe gusa, ahubwo zirasenya na sosiyete yose. Kuko uko umeze uko nguko hari undi uzagukurikira ejo bundi, ariko akeneye kugira uwo areberaho amubera urugero, akavuga nimba nguye mu kibazo cyangwa nkagwa mu kigeragezo runaka, hari uwakinyuzemo agitambukamo neza, ndabibona. Ubwo buhamya natwe nibwo buri kudufasha tukabasha gukomeza tudafite ikibazo. Rero ni byiza ko dushyira kwizera kwacu mu Mana, hanyuma ibindi byose tukabyima amaso n'amatwi. Icyo nicyo kizadufasha mu buzima bwose dusigaje, kandi ndizera neza ko Imana izasoza isezerano itegurira umuryango, kuko yasezeranije Aburahamu kwizamuha urubyaro rukuzura umusenyi w'inyanja. Niko rero n'uyu muryango ubanye Imana ibasezeranya iryo sezerano, kandi byanga bikunda rirasohoka. Ubu si ibintu byose watekereje ukiri umwana, ugatekereza nzakora business, nziga, nzakora ibi n'ibi, ko wagiye ubigeraho. Hari byinshi wagezeho atari uko washyizemo imbaraga zawe zidasanzwe, ahubwo ugenda ubona hari ibyikora, ugatangira ariko ukabona hari ibyikoze, ugatangira ukabona hari aho bigeze, ugatangira ishuri ukabona rirarangiye, ugatangira business ukabona irakoze, niko no mu buzima bundi ariyo ntambwe ukeneye gutera. Put your trust in God. Ndabashimiye rero kubwo gukurikirana ikiganiro cyacu uyu munsi. Ntimwibagirwe gutanga ibitekerezo byanyu kugira ngo dukomeze gufatanya, ndetse by'umwihariko dufashe imiryango yose itarabona abana, igitegereje abana. Nimvuga gutegereza, ndabizi neza ko nta ngumba ibaho. Umuntu uguca intege akakubwira ijambo ngo uri ingumba, aba aguciye intege. Ubundi mu mugambi w'Imana ntago yigeze irema ubugumba, nta bugumba Imana yaremye, nta nubwo yigeze isezeranya abantu ko izabagira ingumba. Ahubwo ibyo ni amajwi ya Satani aguca intege. Ntabwo uri ingumba, tegereza wizeye kandi wihanganye, byose bizasohora. Reka rero dufatanyirize hamwe, turwanire urugamba kandi tuzatsinda. Imiryango myinshi izanyura ahangaha kuri iyi kamera ibaho ubuhamya bw'uko Imana yakoze ibitangaza yubakiye ku kwizera kwanyu, kwizera mwagize. Reka rero dufatanye hamwe dusenge, mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu, mukore subscribe, musangize inshuti n'abavandimwe, cyane cyane abo muzi bagiye bafite kino kibazo, mubasangize ibiganiro byacu kugira ngo baruhuke, bagire ihumure, kandi ntago bigoye, batugane tuganire, duhe ubuhamya n'abandi. Hari n'abo dufite bazanyuraho benshi bagiye barwanira urugamba kugeza ubwo babonye abana. Rero muhumure, mukomere, ibyiza biri imbere. Reka dusenge Imana. Data mwiza, turagushimiye, tugushimiye imirimo yawe wakoze. Hari benshi batanze ubuhamya kuri iyi channel bavuga ko wabagiriye neza. Hari abamaze imyaka myinshi bategereje isezerano wabasezeranyije ko bazabona abana. Hari n'abanyuzeho batanze ubuhamya bafite kwizera ko hari icyo uzabakorera. Mwami, hari n'abataranyura ahangaha ariko bakurikirana ibi biganiro. Turasenze kugira ngo ubwiza bwawe bubagaragire, ijuru ryururuke ribe mu mitima yabo, ubahe ihumure,
ubarinde intugunda n'amakimbirane mu miryango, umugabo n'umugore ubafatanye, ubagire umwe, ubabumbire mu rukundo. Urwanya amajwi yose aturuka hanze ashaka kubasenyera mu izina rya Yesu Kristo. Ububakire ku buryo n'abandi bazabigiraho urukundo no gukomera k'umuryango. Uhabwe icyubahiro kuko wumva amasengesho yacu, kandi ujye uhora wumva ibyo dusabiriye imiryango. Hari iyo tuzi, hari iyo tutazi, ariko yose hamwe tuyizamura mu biganza byawe, kugira ngo ujye ubibuka Mwami, ubakorera igitangaza, twumve abaza ahangaha bazanye amashimwe ari benshi. Urakoze kuko wumvishe gusenga kwacu, byose tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen.